Gufilozofa si uguhakana Imana nk'uko abenshi muri mwe babitekereza. Gufilozofa ni uguhura n'ikintu hanyuma kikagutungura. Herakirite yiberagaho mu buzima bwa meditasiyo kubera ko kuri we abona ko nature est maso caché cyangwa se isanzure tubamo rwose ubona ikunda kwihisha ku buryo idashaka ko tuyumva tukayivimuza. Reba nawe hariya iriya nteruro iciyeho umurongo urayibona hejuru, yaravuze ngo iranurise de la méditation, ni ubuzima bwe yavugaga. C'était un homme artier solitaire qui depuis sa jeunesse avait été un objet d'étonnement pour tous. Kuvuga ko gufilozofa nta kindi bivuga. Gufilozofa ni ukubona ikintu ntukireke ngo kigende, ahubwo kikakwetona. Buri kintu cyose ubonye ukumva nyine kiragutunguye ukakibazaho, bigufasha kumva neza ibintu biriho, bigufasha kugenda usobanukirwa neza ibiriho, maze bityo ukabasha kumenya uko ubana nabyo. Hari interuro ya Bias nayo muri kureba ya porokaramye ko tous les hommes sont méchants. Ngaho rero wabana gute n'abantu babi nk'uko Bias abivuga, nimba udafashe umwanya ngo wicare ufilozofe, utekereze, ugene uko nawe ubaho ubwawe. Jean Paul Sartre akavuga ko l'enfer c'est l'autre, cyangwa se ukuzimu n'undi muntu, kubera ko pour lui c'est l'autre qui me fait honte, undi muntu antera isoni. Kandi nibyo, iyo ugiye muri dushe gukaraba ukuramo imyenda iyo uri wenyine ukumva nta kibazo, gusa iyo umuntu wundi atungutse, yewe no kwicara nabi cyangwa se kwambara imyenda migufi ubwabyo biba biteye isoni. Uretse wenda isi ya none turimo ubona nayo yataye nature cyangwa se essence of things. Ni ngombwa rero gufilozofa kubera ko la nature est maso caché, kandi ngo ushaka zahabu agomba gucukura mpaka ayibonye. Ayo nayo nta magambo ya Heraclite avuga ko ushaka zahabu agomba gucukura mpaka ayibonye. Rero kugira ngo twumve nature ni ngombwa ko dufilozofa kameme. Hanyuma nimba abantu bose ari mesha, hari abantu bihitiramo gukurikira la foule, kandi turabizi dans la foule hashobora kubamo ngo abenshi bari mesha, hanyuma bake bakaba ari bo beza. Ngiri iyi nteruro nawe uyisomere, arakubwira ati tous ceux-là qui prennent la foule pour maîtresse, abantu donc bafata nk'imbaga nkaho ari yo muyobozi wabo, ne sache pas qu'il y a beaucoup de méchants et peu de bons. Harimo abantu benshi babi kurusha abeza barimo, donc abeza ni bake. None nuba rukurikira izindi, ntufate umwanya wawe ngo witekerereze, wumve uko ibintu biteye, wumve uko ibintu bimeze, nawe ushyireho imirongo migari yawe ugenga ubuzima bwawe. Ari byo bita ngo iyo si filozofi yanjye. Kugira filozofi yawe ni ukugira uburyo bw'imibereho bwawe, ukagira amahame udashobora gutatira, bijyanye n'ibyo wabashije kumva. None se nudafata umwanya ngo ukunde filozofi kandi filozofe, urumva iyi si ubu buzima uzabamo ute? Uzakurikira abandi bakuyobye, kuko nk'ubu hari ibyo bakubwiye bibi, ariko se wicaye ukabitekerezaho koko wasanga ari bibi? Hari ubwo babikubwiye mu nyungu zabo, ese wowe nturakura ngo ugeze igihe cyo kwitekereza kugira ngo nawe ubashe kumenya uko. Hari ibyo bakubwiye byiza ariko mu by'ukuri ari bibi. Mwumva critique zisigaye ziri hirya no hino ku mashusho media,
ni uko abantu batangiye kwisobanukirwa. Kugira ngo ubeho neza ukeneye filozofiya. Herakirite rero akagira purinsipe yatanze ku bintu, ariyo nyine n'ubundi ntareka kuvugaho. Ngiyo iya mbere yatanze: tout en fixe, tout sommet, à la manière d'un fleuve, tout change toujours, rien ne demeure jamais. Herakirite azwiho kuvuga ko ibintu byose bihora bihindagurika, ariyo mpamvu kuri we Herakirite etre na no etre byose bibaho amemuta. Ni ukuvuga ko kuri we ushobora kuba uri muzima ariko wanapfuye. Kuri we ushobora kuba wicaye uhagaze, nimba ariko nabivuga, kubera ko kuri we le contraire cyangwa se ibinyuranyo ntabwo ari bibi buri gihe. Kandi koko uko wari umeze ku isegonda rya mbere wumva iki kiganiro ntabwo ari ko kimeze kuri uyu munota wa gatandatu n'amasegonda 18. Toute chose donc change. Ni ukuvuga ko univers yubatse nk'umugezi, bakubwiye ngo woge mu mazi atemba mu mugezi inshuro ebyiri, donc uyogemo inshuro ebyiri ntiwabishobora, kuko ayo wozemo bwa mbere aba yagiye hakaza andi. Ari nayo mpamvu uyu munsi nuba ukennye, humura byose birahinduka, ejo uzaba ukize. Uyu munsi niba bakubeshya, ejo wenda bazisubiraho bakubwiza ukuri. Tout change, tout coule, rien ne reste, muri filozofiya babyita pantarei. Uyu ni umugabo ufite texte nziza cyane, ngira ngo hano wenda twayirebaho tukayisoma bidukundiye, sinzi nimba muyibona. Arakubwira ati tout sommet sans cesse, ibintu byose bihora muri muvoma cyangwa se bihindagurika. Bien que certains mouvements observent avec une extrême donc perspicacité soit cachés en apparence échappe à nos sens. Ni ukuvuga ko wenda impinduka zimwe ziba muri univers yacu hari uburyo zibamo ntitubashe kuzibona neza n'amaso yacu, tukagira ngo hari ntazabaye. Or de même que le repos apparaît de ser partout et changement incessant, de même l'apparence unité des choses recouvre une multiplicité de caractères contraires qui ne seulement succèdent et se cachent, mais qui existent simultanément dans les choses. Ni ukuvuga ko iyi nteruro Herakirite arashaka kutubwira akamaro ka le contraire. Buriya kuri we icyiza n'ikibi byose ni bimwe, ari ubuzima n'urupfu byose ni bimwe, uretse wumve uko abikubwira ntukagire ubwoba. Niyo mpamvu hano avuga ati les médecins coupent, brûlent et torturent leurs malades. Ubona ukuntu kwa muganga koko badatinya kubaga umurwayi ari ngombwa, badatinya kumushiririza, badatinya kumubabaza, ariko nyuma bagahindukira il leur demande encore des honoraires auxquels ils n'ont certainement aucun droit. Ubona ko nyuma nyine abaganga dukwiriye kububaha, dukwiriye kubashimira imirimo bakora, ariko en fait ntibari babikwiriye, kubera ko bakora donc à la fois tout le bien et tout le mal qu'ils pouvaient faire. Ibyiza byose bashobora gukora abaganga nyine barabikora, ariko bikajyana n'ibibi byose bashobora gukora nabyo bakabikora. Ibibi muri sanse nyine ni uko ngo ugiye kuvura umuntu, icyo ni icyiza, donc arakora icyiza cyose gishoboka, ariko amemuta nibiba ngombwa kukubaga, kukubabaza, atitaye ku buribwe uri bugire, agomba kukubabaza kugira ngo ukire. So bakora icyiza n'ikibi icyarimwe, ariko nyine tukabibashimira kuko baba bagerageza gusova ubuzima bwacu. Ese kubabazwa ni ibintu byiza, cyangwa se icyiza n'ikibi nabyo ni amaterme dukwiriye kwegisporora mu buryo buruseho.
Héraclite arakomeza. Ainsi encore comme tout le contraire dont est faite la vérité. Urabona no mu bindi nyine bintu binyuranye hari ukuri twakuramo. La vie, ubuzima, et la mort, n'urupfu. Surtout un, byose ni kimwe, car l'homme vivant participe en même temps à la vie et à la mort. Umuntu uriho n'ubundi donc byose ibyo bintu abibamo. Uri muzima uparitisipa cyangwa se n'ubundi nawe urupfu rukugeraho, bivuze ko la vie et la mort ni ibintu bimwe bibumbiye muri kimwe. Ariko kugira ubyumve reka dukomeze. Aravuga ati soit en état de sommeil, soit en état de veille, waba ureba cyangwa se usinziriye, ubuzima n'urupfu byose ubiparticipamo. Et comme la vie de l'âme dans le corps et la mort de l'âme, buriya kuba roho yajya mu mubiri, ibi nabyo tubikesha Plato, ni nko gupfa kw'iyo roho, kuko ubundi roho igiye mu mubiri imeze nk'igiye muri gereza, ntabwo iba ikilibera ngo ibeho nk'uko yagakwiriye kubaho, kuko ibaho ibabazwa n'ibyifuzo by'umubiri, bityo ari naho haturuka kubura amahoro. Buriya rero roho kuva yinjiye mu mubiri ni nk'aho iba ipfuye, ariyo mpamvu avuga ngo la vie de l'âme dans le corps et la mort de l'âme, ariko akongera ko la mort du corps, gupfa rero k'uriya mubiri, et la vie de l'âme, bivuze ko ari ukongera kubaho kwa ame, qui alors s'allume et se libère pour vivre. Niho ihita yigaragaza neza, aho niho ishashagirana, hanyuma ikabasha kubaho neza. Ni ukuvuga ngo à la manière d'une lumière sèche, donc car les âmes sentent dans l'Hadès. L'Hadès ni nko muri amferi ko twabivuga. Ni ukuvuga ko roho iyo iri mu mubiri iba ibangamiwe, bityo rero ibyo bintu ni bibi. N'umubiri iyo upfuye twavuga ko ari bibi, ariko roho iba ibohotse ikabasha kubaho neza, ibyo twabyita ko ari byiza. Bivuze rero yaba urupfu yaba ubuzima ni ibintu byose bidufitiye akamaro. Il est donc visible que à cet niveau, biragaragara rero ko muri iri sanzure romare robye surtout un, icyiza n'ikibi byose ni bimwe. No qui se confonde, ni bimwe ariko atari uko bihura neza nyirizina, comme le croit certains, nk'uko bamwe nyine muri mwe mushobora kubyumva, mais parce qu'ils sont redins inséparables, moitié d'une sœur et même réalité, ni ibintu bibiri biba biri mu kintu kimwe utabasha gukuramo. Ni ukuvuga ko kuri Héraclite konturere ziruzuzanya. Ni ukuvuga ngo biragutangaje kumva ukuntu ibintu bitandukanye byuzuzanya, ari nayo mpamvu dukwiriye kugira unité dans la multiplicité. Iyo bavuze ngo twunge ubumwe kandi koko dutandukanye, ni gute umukene azunga ubumwe n'umukire? Nta kundi nyine ni uko robye romare surtout eux, byose ni kimwe, ariko atari uko bihuye nyirizina, ahubwo ari uko byose ari moitié y'ikintu kimwe. Donc muri wowe wifitemo icyiza n'ikibi, nimba bikurimo rero nibyuzuzanye bikugira uwo uri we, aho kugira ngo ufate kimwe abe aricyo wibandaho hanyuma kigusenye cyangwa se kigukize. Ibyo ni ibitekerezo bya Héraclite. Une vie faite d'un seul et même trajet, un chemin droit et un chemin oblique. Un escalier monte, descendant et descend, en sorte que la voie en haut et la voie en bas ne sont qu'une seule et même voie. Yaba ari inzira imanuka, yaba ari inzira izamuka, zose ngo ni inzira zimwe. Reka rero mbe ndetse kubafatira igihe, twari mu bitekerezo bya Héraclite uvuga ko tout coule, tout change, donc tout est en flux, tout se met à la manière d'un fleuve, tout change toujours, rien ne demeure jamais. Ibintu byose birahindagurika, nta kintu kamara, nta gahora gahanze
iyo nayo ni filozofiya y'abanyarwanda. Murakoze, nimba ukunda filozofiya kora like ukande comment utubwire mu byo dusoma mu bitabo by'abahanga twagufasha kumva iki. Urakoze cyane.